Abaduteze amatwi mwiriwe, ku bufatanye na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, umushinga duhuze wa Radio International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiburodo Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Radio International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 52 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Amahoro yashakaga kubwira Simbikangwa inkuru y'umugabo we Rwemukiriho. None iyo nkuru Simbikangwa yayakiriye ate? Nimukurikira igice cya 53 cy'ikinamico Shirimpumu. Ariko se koko uragira ngo nzabigire gute? Ko mbona ibyo nkubwira byose nta na kimwe duhuza, uragira ngo nzabigenze? Ariko se nkubaze wa mugore, ko muri iyi minsi wiharaje kuza kunsura bya hato na hato, aho ntakibyihishe inyuma, mbere bakimfunga ko wazaga rimwe mu gihembwe. None ubonye ngiye kurangiza igihano cyanjye, rero ntugisiba hano. Umva kandi icyo dupfa, ibyo nabyo bibaye ikibazo kandi. None se nturi umugabo wanjye? Ikintera agahinda nuko ibyo nkora byose nta gaciro biha. Erega mbikora kubera inyungu z'umuryango. Ubu si yo ngendera ku mabwire yawe nkanga ko abaturanyi baza kumpa umuganda. Ubu inzu ntibaratuguye hejuru. Wowe n'umuhungu wawe Ndori kandi nsigaye mwarigize akarakajyaye. Umunsi nzataha muzashaka ahandi mwimukira. Rwose sinzabasanga iwanjye. Kimo, erega nuko tubikubwira ntubyumve. Buriya tuba turi guharura inzira kugira ngo nutaha uzasanga amarembo yuguruye. Ahubwo se Kimo, hari icyo nagira ngo tuganireho. Igikise kandi wa mugore we? Nyine hari igitekerezo nagize. Mu gihe utaratanda ashaka kwegera bari abantu wahemukiye muri genocide yakorewe Abatutsi, nkabasaba imbabazi mu izina ry'umuryango. None rero nagira ngo tubiganireho, tubigeho inama. Kuko bari abantu wahemukiye nsigaye mbona hari intambwe bateye banyegera. Ariko uri muzima wa mugore we? Kimo, nukuri nuko utari uhari ngo urebe ishyaka bari bafite mu gikorwa cyo kudusanira inzu. Ngiye nsaba imbabazi. Izo ntasabye ngo ndeke gufungwa, ndazisaba ndangije igihano. Nyamara Kimonyo nuko nkubwira ntunyumve. Ariko nawe wishyize mu mwanya wabo mwahemukiye, ubwo wowe umuntu akwiciye umuryango wawe cyangwa abavandimwe, wabyifatamo gute? Ko nabyifatamo gute? Nanjye namwica nyine. Ubwo se wanyicira abanjye kamva mu nzara? None se nyine wakabimenye. Mwese kuba batarabishe nuko byabananiye. Ubwo se urumva nutaha uzaza ukabaho utavugana n'abo muturanye? Ibyo se nibiki? Aho nari niko ntavuganaga nabo bimbujije kubaho se. Nzaza nkomeze kubaho njye nyine, harungaburira se. Umva rero nkubwire Kimwe. Ubwo buzima njye n'abana banjye turaburambiwe bwo kubaho tutabana n'abandi. Ubwo nagize amahirwe nkabona abo wahemukiye bageze iwanjye, nanjye ngiye gutera intambwe mbasange pe. Ariya amahirwe nabonye ntago nakongera kuyabona. Umva rero nkubwire wa mugore we, ibyo wivugisha ngo urashaka kujya gusaba imbabazi abona hemukiye. Nujyayo uzajyeyo mu izina ryawe, ntuzavuge ko ari njye wagutumye. Njye rwose ntabwo nshobora kujya kuyungana n'abariya abantu bamfungishije imyaka ingana iki. Akasakumirora, ariko muzumva ryari? Leta yagize itya ikuraho igihano cy'urupfu. Abireze bakemera ibyaha n'uruhare bagize muri genocide yakorewe Abatutsi bahabwa amahirwe yo kugaruka mu muryango nyarwanda nyuma yo gusoza igihano. None naho ugiye kugarukira ntushaka gusaba imbabazi abo wahemukiye? None se ko nahaniwe ibyo nakoze nkaba mfunzwe imyaka yose, izo mbabazi nsaba n'izike? Hari uwakubwiye ko bazongera kumfunga n'intazisaba? Ibyo nyine nibyo nakubwiraga. Kwirega ukemera icyaha n'uruhare wagize muri genocide yakorewe Abatutsi nibyo byagufashije ugabanyirizwa igihano. Urumva? Nyuma rero yo kugaruka mu muryango nyarwanda, ugomba no gusaba imbabazi abo wahemukiye kugira ngo twongere tubane nabo. Mva rero nkwiyame wa mugore we, niba ari byo byakuzanye hano muri gereza, umbabarire ntuzagaruke rwose ndakwiyama.
kimo umva nkubwire n'ubundi ntacyo nkubwira ngo unyumve reka nitahire sinzanagaruka hano n'ubundi genda ubikora uko ubyumva nabonye warigize umugabo mu rugo. Umva sha muco shyiraho twaburushete nk'umunani n'ibitoki nka bine sha ababyeyi ntabwo nari mperutse umusingo wabo. Reka nkwakwanye ntabwo bitinda boss. Niko ye ahubwo se mwaretse tukicara turakomeza kuganira duhagaze. Simbika niko ye abo babyeyi bereka aho bicara nse mbakireye. Reka twicara hariya muri iriya bingaro zawa ndabona ariho hari intebe zadukwira ngwino. Hariya niho heza n'ubushize niho twari twicaye kandi twahagiriye amahirwe rero. Reka rero twongere tuhicare wabona n'ubundi biragenda neza nk'ubushize tukabona abantu batwishimira n'ubundi bakatugurira. Zade rwose nawe urasetse. Ubushize se ko mwahuye na Safari avuye kugurisha ikawa yari afite amafaranga menshi niko ye. Haraza n'abandi. Reka twicare rero niho hari amafu naho ubona akazuba kari katumereye nabi. Yo niko di nizere ko mwese mutarahindura ibyo kunywa ariko nawe uzi gufata mu mutwe rero ubu twese uracibuka ibyo tunywa cyane rwose. Erega niko kazi yewe niko Simbika ko nshaka gusimbukira mu rugo akanya gato ntiwansigariraho ye ngiye guha umwana umuti kakana gato kararwaye kandi ndabona amasaha yo kugaha umutageze. Yo ese urwaje umwana pore Jane nyarukiraho nta kibazo ndahakubera da. Yego ntabwo ntinda ndaje. Yego uzisimbika ndabona aka kabari kanyu kamaze kumenyera pe. Abantu bose nsigaye numva birahira kakabroshete ka hano n'ikirayi yewe ngo ni gumino. Hari mugenzi wanjye numvise ariko kandatira aziko ntahazi nanjye ndyumaho sinigeze mutangariza ko mpazi anyemerera ko azahansohokana atazi ko nahagize iwanjye. Niko ye ariko amugani kuki mutajya munzanira abakiriya nyamara reka mbabwire buriya najya mbaha komisiyo y'icupa rimwe n'ikirayi kimwe kumukira wishyuye amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 10. Ariko Simbika nawe ntugakabye rwose ngo uzamuhemba icupa rimwe n'ikirayi ku muntu wishyuye ako kayabo k'amafaranga angana gutyo koko. Kutitaba ninde uguhamagariza wa itabiyo telefone. Ariko amaho urabona nawe urumpamagara koko ntuzi ko usigaye waranyigishije umujyi. Mugani se nk'ibyo byose. Ndaje ahubwo reka mwitabe mube muganira ntabasakuriza reka mwitabire hanze ni umuntu bahanze biransaba kuganira nawe akanya ndaje wenda ndasanga nizo nyama zimaze gusha. Ewe kuva namenyana na Zawadi ni ubwa mbere agiye kwitaba telefone akampunga menya hari umuntu afite basigaye babyumva kimwe muri iyi minsi hasi gusa. Ewe mureke agende ariko sombaho kuki ubundi wamuzanye ubu rwose ntaza kutubuza kwiganirira neza. Yego azi kuganira ariko nanone rwose aryashyanuka akabivangavanga. Wahora niki yambonye arankurikira gusa natekereje ko na Margarita asanze twicaranye turi benshi yabifata nk'ibisanzwe akabona ari abantu nyine basohokeye hano naho ubundi asanze twicaye uko twicaye ku nguko nge nawe umuriro yawatsa. Niko ye cyakora rwose warebye kuri ese ubundi ko dusigaye twenyine muri bingaro uhanyagiye tukatwiganirira aricyo bigutwaye se. Hoya Simbika hatagira uza akagira ibyo dukekera wowe uzashaka akanya ushaka aho twicara turi twenyine tuganire naho hano oya pe ntibyashoboka. Ibaze nka Janita asohotse agasanga turacamatanye muri bingaro yatunyuza mu ijisho tugomba no kwiyubaha. Cyakoze wa mugani niko ye mbwira se ya nkuru ya Rwema. Yewe wa mugani reka tube tuganira mu gihe Zawadi akitaba telefone. Umva rero Simbika nkubwire ibintu tugiye kuganiraho nibanga nta wundi muntu ndabiganiriza niwe ngiye kubiganirizaho bwa mbere urumva ugomba kubanza kunyemerera ko uzabigira ibanga. Wamaho ubu koko n'igihe tumaranye ntabwo urangirira icyizere koko mbwira yewe nyicisha amatsiko. Nyine ntuzi ko abantu bose bazi ko umugabo wanjye Rwema yaguye mu mashyamba mu buhungiro. Harutabizi se. Burya rero nyuma yaho naje kumenya amakuru ko Rwema akiriho ariko kugira ibanga ye aya makuru kayihererana kugeza amagenga y'amaho. Niko ye ubwo se Rwema ntabwo yaba ari muri ya mitwe yitwaza intwaro ihungabanya umutekano w'igihugu. Ibyo simbizi yewe gusa icyo nzi cyo nuko ari yongeye mu mashyamba. Ubwo rero nyimara kumenya amakuru ko Rwema akiriho nibwo natangiye gucuruza bwa bucuruzi bwanjye bwo kwambukiranya imipaka curuza amamesa. Niko ye ntumbwire ko Rwema nawe yabaye umucuruzi w'amamesa yo mu mashyamba. Hoya ntabwo acuruza yewe ubwo nyine ninjiye muri ubwo bucuruzi ngera ngo njye mbona uko mpura na Rwema urumva uko nambukaga umupaka niko najyaga kumureba tukaganira. Ko mukaganira w'amaho mukaganira nk'umugabo n'umugore se cyamaye nka rero kandi ubwasangaga waranamurazaga. Iki tumva ni iki se none se umugabo wanjye abantu hamwe nimwe mutuma abagabo banyu cyangwa se abantu nk'abo badatahuka pe ngo baze bafatanye n'abandi kubaka igihugu. Ubwo se niba warambukaga umupaka ukajya no kumuraza
wowe urumva ko umugabo yatekereza ibyo gutaha uwamaho ariko waretse nkakubwira Simbika nyine nanjye rega sinishimiye ko ahera ishanga ahubwo ibyo nabikoraga kugira ngo ajye arushaho kunkumbura atahuke urumva ubwo nyine uko najyaga kurangura niko najyaga kumureba maze tukabonana. none se wamaho urashaka kumbwira se ko iyo ndutwitare ya Rwema ese nta gafoto ke waba ufite umunyereke ubu ntashaje koko? Ifoto yo ntayo nirinze kuyishyira muri telefone yanjye ngo itazagira ibibazo inkururira naho ubundi indayo niye bose nta undi mugabo nigeze mbonana nawe erega ni wowe mugabo wenyine ngira w'inshuti kandi nawe urabizi ko ntacyo turakora. Amahoro we si cyo se kintera agahinda niko ye ko numva ibintu bikaze se ubose ko inda yatangiye kugaragara wamaho uzavuga uko waguteye inda rinde kandi bazi ko nta mugabo ugira yewe nanjye rwose ngiye kujya ntangira kukugendera kure pe amaherezo ninjye bazabyitirira. Umva kandi ubwo se kandi wamufashije iki Simbika ko ariyo mpamvu naje kukureba ngo tuganire kugira ngo ngire inama y'icyo nakora. Iyo ndiraza kuguteranya n'abagore bibwira amahoro n'inyamitavu pe none se uzavuga ko wasamye ku bwa roho mutagatifu ibyo uko iyo ndari ya Rwema byo ntabwo nakwirirwa nkugira inama yo kubihingutsa byateza ibindi bibazo. Simbika nawe rwose ndumva ntacyo umfasha ubwo se nyine ungiriye ihe nama uzabaga wifashe pe kandi none se Simbika ubu ko kurabona ntabigenzane Rwema twumvikanye ko agomba gutahuka vuba wenda aramutse aje ntakiri igisebo n'amagambo y'abaturage binaha. none se wamaho ubundi bwo yaza bavuga ko yahise gutera inda ugato byara ako kanya n'ubundi naza bazakomeza kwibaza uwaguteye inda wese kubyumva uzi ko ari byo ese Simbika ko turi inshuti waretse nkabwira umugabo wanjye inda tukayikwitirira kugira ngo wamugane dukureho urujije abantu bibaza tugasigara ari twe tuzi ukuri muri rubanda bazi ko umwana ari uwawe. yamaye nka data ngo icyo wamaho ahabwo se urabizi neza uko uramutse wibajerwemo ibyo bintu yabyemera urumva yabyanga ate none se naramuka byanze azavuga ko yanteye inda ryari kandi atarahari. Simbika ni ukuri uramutse ubyemeye naka kabazo nagakemura pe niko mbwira n'ubu se tugira uko tubigenza wa mugani igihe nahereye ese ubundi wakwigiye hino wamaho hava ariko Simbika reka ariko se bwaretse reka tuzabishakira umwanya erega nanjye nambaye umubiri nubwo ubona nigiza nkana yega niko ntacyo nzaguha igisubizo bidatinze reka ndeba abantu twari turi kumwe dore mvugiye kuri telefone umwanya munini ntasanga barakaye pe. Simbika igira rya doza wadaraje n'amagambo ye uzi ko tubonye sinabivuze ariko mwagiye mwihana kabangara ndabona rero mwari mutangiye kwegerana nk'inkoko zishaka gushondana Marigarita nababona azabamena imitwe dore aho nibereye ntawe nzakiza. ariko wa mugore wagiye ureba ibikureba ibitakureba ntibikakurangaze zawa mupfa kumpa broshete nyinshi zawadi we nawe urasetsa erega nta kibi tuba turimo. aho Kimonyo ari mu buroko ateye utwatsi igitekerezo cy'uko umugore we afatanyije n'umuhungu we Ndori bajya gusaba imbabazi abo yahemukiye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Zawadi we asanze Simbikangwa n'uwamahoro bareba n'akana ko mu jisho muri Bingaro. ese aho Zawadi azabigira ibanga? Marigarita aramutse amenye ko Simbikangwa gikururana n'uwamahoro byacura iki? Ntuzacikwe n'igice cya 54 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo inama watanga cyangwa igitekerezo watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda. Wino mushinga duhuze wino ngwino handi wacu wino ngwino